Yes, nk'uko mubibona rero uyu munsi tukaba tugiye gusobanura izina rya Sharon. Izina rya Sharon rifitanye isano cyane n'izina Sharon cyangwa se Sharona, rikomoka muri Bibiliya mu isezerano rya kera. Inkomoko yaryo: izina Sharon rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo, aho ijambo Sharon risobanura urwuri rwiza, icyanya cyiza gitetse. Sharon kari agace ko mu majyepfo ya Isiraheli, cyari igice cyo mu majyepfo ya Isiraheli kizwiho ubutaka bwera neza cyane. Mu mvugo zimwe, Sharon ishobora kuba ari variation cyangwa se inyandiko itandukanye y'izina Sharon cyangwa se Shalom, bishatse kuvuga amahoro. Noneho ibisobanuro byaryo: ibisobanuro bwaryo, izina Sharon rishobora gusobanura ubutaka bwiza, uburumbuke, ubwiza nyaburanga. Mu buryo bwa roho rishobora no gusobanurwa nk'amahoro, ubugwaneza n'uburumbuke. Aho rikoreshwa: iri zina rizwi cyane mu bihugu bikoresha Icyongereza, rikunze kwitwa abana b'abakobwa. Mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika, Sharon rikoreshwa nk'izina ry'umukobwa, rifatwa nk'izina ryiza rifite agaciro keza mu mico y'Abakristo. Bivuze ko rero izina Sharon rifite igisobanuro cyerekana uburumbuke, ubwiza n'amahoro. Wowe twabanye ukaba ukunze ubusobanuro bw'iri zina, kanda like, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi. Unandika hasi muri comment tubwire izina tuzagaruka gutaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda neza cyane.